byaratunejeje kandi turi kubyitegura neza, numva bizagenda neza rwose. Buriya munsi twiteze cyane ikintu Imana izakorera hano hantu. Nzafata ibintu ngishimana, bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha, ngeze ku musozi w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Pastor Julian ni marene wanjye, nawe umubyeyi wanjye. Iki niwe uzakibwirizamo. Apotre Mignone, igitaramo duheruka, nawe umubyeyi wacu niwe wakibwirijemo. Urumva abantu bose bose n'ababyeyi bacu, kandi bose dufite igihe twakoranye nabo. Iki gihe ni cya Julian, kandi gukorana na Julian bivuga ko nabo batakira ababyeyi bacu, bose n'ababyeyi bacu, kandi bose twarakoranye. Iki gihe ni cya Julian Kabanda. Nahisemo kutuzanira impano nshya, Alicia na Germain, nk'abantu mugiye gutaramira. Ndakeka ari ubwa mbere muri BK Arena, ni ahantu hanini. Mwiteguye mute? Hanyuma rero mutubwira amarangamutima yanyu. Nyine ni umugisha ukomeye cyane, kuko ni ukuri byaraturenze, byarenze amarangamutima yacu. Ntabwo ari ibintu bisanzwe kugira ngo uba utaraperforminga no kuri stage ya yindi yo mu rusengero isanzwe ugahita utumirwa muri BK Arena. Ni ibintu namwe mutapfa kwiyumvisha. Donc ni umugisha ukomeye, byaraturenze. Urukunda nkunda nakirusumba, erega minarwo nshungiraho ndubuze napfa, akiva mumva akazamurwa, yahise anyoherereza umufasha umbungabunga. Ni umuntu udakunda kujya mu rusengero, mutajya gusenga mu rusengero. Atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro, nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu we, Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa uza kuko umutima. Yesu arakora. Thank you. Barakoze cyane, amashimwe cyane. Mwatangiye kubona ko n'ubuzima n'amajwi bimeze neza. Tekereza rero nihazamo gitari, hakazamo piano, hakazamo n'imyirongi n'ibindi byinshi cyane. Turi ahantu heza nka arena, twicaye twisanzuye, bizaba biryoshye. Ubwo umuntu utaragura tike uri buze kubona iyi press conference, nakubwira yuko wanyaruka cyane ukagura tike yawe kugira ngo tuzabashe kubana muri Easter Jubilee. Munyemerere twakire Papi Clever ndetse na Dorcas, n'abakozi b'Imana bazafasha Ben na Chance, bakaba nabo bafite uko biri kose ikibari ku mutima. Papi, bigomba kuba bibanezeza nk'abakozi b'Imana gufatanya kugira ngo musheho kwagura uyu murimo. Tubwira imbamutima wagize Ben na Chance bakibabwira ko murimo bifuza yuko bazakorana, hanyuma natubwira ko mwiteguye kuzafasha mu kwagura ubwami bw'Imana kuri uriya munsi. Murakoze. Byaratunejeje kandi turi kubyitegura neza, numva bizagenda neza rwose. Buriya munsi twiteze cyane ikintu Imana izakorera hano hantu. Murakoze. Arakoze cyane Papi. Uyu ni umunsi abantu biteguye cyane, natwe we can wait kumva uko bazaba bameze uwo munsi. Munyemerere ndabino press conference mu buryo bwo gutuma abantu duhamagara amarangamutima yabo gato. Mugomba kuba mufite akaririmbo keza ubwanyu mwakwitira mu kabara ko mu gitabo. Ndabona yibasabye tayari. Reka tuhere kuri Fiacre. Fiacre urifuza iyihe? Badukoreye akantu gato.
zibifatika. aha impamvu zibifatika akapera akantu gato abantu bumve yuko abantu bari tayari. Nzafatira imungishimana bigira impamvu yo kuyegera, zaririmba izo kunesha ngeze ku musozi w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. ubwo nabwira umuntu utaragura itike, ubwo hano nari navuze kuri sound izaba imeze neza, navuze gitari, umva aya majwi rero ibaze kuyabura ku mafaranga make ntubashe kwiyumvira byinshi bateguye, basohoye indirimbo nshya yo kwitegura iyi event just for that, indirimbo nziza iri muri Swahili. ubwo rero ntimuze gukora ikindi kitari ukugura tike, turashaka BK Arena yuzuye. Binjyane rero ku muyobozi turi kumwe wa BK Arena. Nyakubahwa muyobozi, abantu benshi barabashimira by'umwihariko mu izina ry'umukuru w'igihugu watekereje kiriya gikorwa, ariko namwe hari uko gospel y'u Rwanda muri iki gihe, nyuma y'aho mukoraniye n'abandi ba artiste benshi mumaze kuyibona nka BK Arena nka venue, twizere yuko ibintu byose biteguye neza. ubwo muradusangiza nyine ku ruhande rwanyu nka venue izaberamo event uko mwiteguye kwakira abazahagera. murakoze cyane. muraho igihe nimuze kunsaba kuririmba, ntabwo ndi umuririmbi ariko ndashima Imana cyane. So amazina yanjye ni Sharangabo Alex, ngira ngo benshi turaziranye, ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri BK Arena, ariko mu izina rya Q Avenue Solution niyo company managing BK Arena na stade n'ahandi Zaria. Tubahaye ikaze benshi ahangaha, ngira ngo twanatangiye igikorwa already, nari kuba natangiye kubaha ikaze ariko ni mu rugo namwe mwahageze kandi murahahora kandi muremerewe kuhaza. Rero tubahaye ikaze, igikorwa cyo kimaze igihe tugitegura, ibindi turaza kubiganira nyuma. ubu kwari kubaha ikaze, nshimira cyane abafashe iya mbere. munyemerere tuganire na Muyoboke Alex, akaba ahagarariye Vox, akaba rero ari kampani yafatanyije na Ben Chance mu kuorganiza iyi event. Yes, manager, bibaye imyaka myinshi tukubona mu muziki, abantu baranagushimira cyane ku ruhare rwanyu mu gufasha impano zitandukanye mu muziki w'u Rwanda, by'umwihariko muri gospel. Muratubwira ku ruhande rwanyu nk'abafite event mu biganza, imyiteguro ku ruhande rwanyu nka Vox imeze ite, bigeze he, ese n'aka kanya bavuze ngo igitaramo kibe muri tayari? Murakoze. Mwiriwe, ukosore gatoya, banyiri igitaramo barahari utaza kwita ko ari icyacu. Igitaramo ni icya Ben na Chance nka Vox Group, baratwegereye nk'uko wari ubivuze, experience ni nyinshi, turi mu muziki imyaka irenga 25, ndibaza ko urubyiruko turabona rwari rwakavutse none nibo twicaranye hano. So baratwegereye rero Ben na Chance n'abahanzi beza, murabizi simbe bisubiremo kuko abanyamakuru benshi bari hano ndabona muri gospel, murabakurikira niyo mutara gospel, turi muri creative industry. So rero yewe Muyoboke Alex nk'umuyobozi wa Vox Group na mugenzi wanjye Fiacre utinya kamera kurusha abantu bose, niwe wari uziranye na Ben na Chance from day one. Baraza kubabwira ukuntu bahuye bakora indirimbo ya mbere, ari abajyanye muri studio, ibyo baraza kugisobanurira. So rero kwekana ko mbaha amafaranga menshi nikaba mungupa bite. So aza rero guhuza nabo nk'uko nababwiye,
baramwegera nawe arambwira mu by'ukuri ntabwo nari nzi uburemere bwa Ben na Chance muri gospel kuko twari tumenyereye abahanzi benshi bagiye baza benshi muri gospel mbabona Richard Ngendahayo wakoreye ahangaha bambonye bakoreye ahangaha batinyutse iyi bikarira kwizamo ntabwo byoroshye abanyamakuru inshuti zacu tugendana nubona umuntu ahagurutse akavuga ati ngiye kuza muri Big Arena bitekereza ko ari umuntu udasanzwe kubera ko iyi nzu ntabwo isanzwe kugira ngo uyigemo ubona abantu bayo so ndabatumye rero kugira ngo mugende mubabwire abantu bose bazaza rero nka Voxa batwegereye tumenyeye gutegura ibitaramo murabizi icyo twaherukaga cyari cya The New Groove igitaramo cya Ben yagatumyemo Bruce Melody nigewe na Fiacre nka Voxa Group twateguye igitaramo cye Korali Togikari tekiganya twagiye duhura inshuro nyinshi Nyamibwa n'abandi ni Voxa yateguraga so nuko batwegereye baratubwira bati reka dukorane mu by'ukuri ikibazo warumbajije uvuga uti dufite biteguye bati mperutse kubaherekeza ni umuntu udakunda kujya mu nsengero mutajya gusinjya mu rusengero hari aho twagiye noneho mbona bacurangiwe na bande ntazi bitarebitanye nabo ndangije nababwira igitaramo nakibonye ntabwo uzaza mu cyarema kuko bakoze ibintu byiza bariteguye ku rwego nanjye mvuga niba tubura ngo dukore ubu none ahangaha igitaramo bagikora icyo nababwira rero kugira ngo igitaramo kigende neza abantu baze ni mwebwe itangazamakuru mudahari biragoye ko abantu bamenya ko igitaramo gihari mbonera no kubashimira mwarakoze cyane kuko narakurikiye ukuntu mwagendaga mubivuga ariko akanyuma mu ubu ngubu ngenda nko kwamamaza ubu nibwo noneho abakeneye kurusha muze kubikora mubwira abanyarwanda n'abanyamahanga bumva indirimbo zabo zikunda bari muri iki gihugu kuzaza muri Arena muze gukata umutima wibuka aricaranye n'abakristo kuri hejuru kuri ahubwo muze kugaragaza ibyo basaba kugira ngo igitaramo cya Ben na Chance bigaragare mu by'ukuri ngira ngo n'impamvu nabaye interested mu myaka yabanjirije ntabwo byabaga byoroshye kugira ngo ubone gospel artist cyangwa choir bakoraga ibitaramo by'ubuntu niyo mpamvu utabona ngenda umucuruzi singiye kubabeshya ntajyagamo kandi ngira ngo abanzi bakristo tubiziranyeho hano mu nyubako mugenzi wanyu nkunda gospel music kurusha ibyo ncuruza kurusha satura biranagoye n'iwanjye kugira ngo uzahasange indirimbo cyangwa cyara kibazo cassette cyangwa flash n'indirimbo zabo managing nta ndirimbo zabo njya menya burya ariko ndazicuruza impamvu gospel music niyo music iriyo hari umuntu wari wabona gospel music artist wa gospel aririmba playback bigakeye na box mbona hagiye atakoresheje ijwi rye akoresha gitari akoresha instruments ukabona ko ari umuziki nyawo sivuga n'utahari ariko niyo muziki uririmba ndetse urabona n'ubutumwa utazashanga nimba ya befinze runaka muri ibyo ni ibintu byiza rero byatumye mbi interested ye na mugenzi wanjye turavuga tuti reka tujye inyuma ya Ben na Chance ni abantu beza agiye kwitirira n'abakunze wenda rwaje barabibutseho ubundi njya mbabwira nti bajye babona akanya bajya babona akanya bajye muri Genesis Comedy nabone wa comedian narabibona kabisa murakoze cyane turakomeza tuganire amen twaje kubasuhuza mwese isashimwe kiva mumva akazamurwa yahise anyohereza umufasha kumbungabunga urukundo nkunda ntakirusumba erega ni narwo ncungiraho ndubuze napfa akiva mumva akazamurwa yahise anyohereza umufasha umbungabunga urukundo nkunda ntakirusumba erega ni narwo ncungiraho ndubuze napfa amen
ibi bintu mwabihaye amashyi kuri murumva aya amajwi meza cyane. Ni n'indirimbo ijyanye n'umunsi tuzaba turiho nyirizina akiva mu mva, ubwo ni igihe nyine Yesu yazukaga, ni nabyo ihora na Easter Jubilee Music Gathering. Nizere yuko byibura mwumvise cyangwa se mugize akantu gato cyane ko gutekereza uko umunsi uzaba umeze. Aba bantu bari kuturirimbira none bafite n'ama instrument. Munyemerere twakira aba partners twihuta mbere yo kujya muri session y'ibibazo. Turashimira cyane Dove Hotel ku ruhare rwanyu. Munyemerere General Manager mubwire abadukurikiye Dove Hotel ni hoteli imeze ite, iherereye he, hanyuma munatubwira impamvu mwahisemo kwifatanya na Ben na Chance. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Philbert Tagengwa, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubucuruzi investment group ya ADP Church yitwa Dove Investment Company. Imwe muri business dufite hirya y'izindi dufite zigeze kuri 7 harimo na Dove Hotel. Dove Hotel ni a well located hotel iri mu mutima w'u Rwanda. Mu mutima w'u Rwanda iri muri Gasabo by'Igitondere. Narena muri Gasabo. Igitambo muri Gasabo. Ugasongera ku imisozi hirya mu gisozi. Dove Hotel. Hotel y'ibihumbi 500, parking ngari ishobora kurenga iminota 700, sale y'ibihumbi 3 ariho bazajya bakora repetition mbere ko baza muri arena, piscine nziza, ibyumba byiza, gym kataraboneka. Naho turi iyi ni edition ya 4 twahisemo gushyigikira impano abanyamahangaro. Ni inshuro ya 4 kuko twatangiranye na Unconditional Love ya Bosco Nshuti, dukurikiza Restoring Worship Experience ya Jessica Mucyo, lastly duheruka umuyoboro wa Twave Alexis Dusabe. Twanze ko azuka tutari muri arena. Eastern Jubilee niwe fura yacu muri 2026, kandi kumenyana na Pastor Ben na Chance twarahuje ntituzongera no gutandukana. Twifuza gukora urugendo nabo muri impano yabo mu muhamagaro wabo. Isi yari ikeneye, igihugu cyari gikeneye, u Rwanda rwari bikeneye. Turi hano muri BK Arena ntiwacu mu rugo. Alex twongeye kwishimira kuza hano kuba turi kumwe na Muyoboke waje muri gospel. Uyu mutama rwose agomba kurara muri Dove. Tumukomera amashyi tumushimire. Imyaka 25 avuga abenshi twari bato turi gushuri, ariko muri ubu byari fresh. Sinzi ko ataba yarariye ku ifunguro ryacu. N'abandi rero muzabwire ko duhari, turi present, turi selective, mu baduha offer nziza. Impamvu turi hano Ben na Chance baduha offer nziza, kandi n'abandi mukurikiranga. Turashimira itangazamakuru, turashimira MC wacu mwiza waduha iyi platform. Murakoze. Twongera amashyi. Murakoze cyane. Nizere yuko mwese igihe cyo kuruhuka mukeneye gufata ibihe muri ahantu heza, mutekereza neza, muzajya kuri Dove Hotel ku Gisozi, muzagira ibihe byiza. Munyemerere twakire Techno Market, bakaba ari company ikora ibijyanye na printing house ikomeye cyane muri iki gihugu. Ikaze muyobozi, mutubwire ko mwahisemo gukorana na Ben na Chance, mwatubwiye services zanyu. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Hagenimana Evariste, abashinzwe customer relation muri Techno Market. Umuryango mugari wa Techno Market twishimiye gufatanya na Ben na Chance nk'abavandimwe, kandi nk'abantu bateza imbere ivugabutumwa rigera kure. Bura ivugabutumwa rinyuze mu ndirimbo ni ivugabutumwa rigera kure cyane, aho waba wiryamiye, aho waba uri hose ubyumva, ntabwo ari ngombwa ngo ube wagiye mu rusengero. Ni muri ubwo buryo rero batwaprocinze dusaba yuko twakorana, tubona ari igikorwa cyiza, kandi tuzadukorana n'abandi bahanzi mu gushyigikira impano zabo binyuze mu bikorwa byacu. Ibikorwa byacu murabona igikorwa cya mbere twakoze ni ukubakora ino backdrop mubona hano, urabona ko ari ahantu heza cyane, urabona ko ari igikorwa kimeze neza. N'abandi bantu bose mwaba mufite ibikorwa yaba bijyanye na printing cyangwa ama event mushaka branding, ni ibintu dukora neza cyane kuko turabandeye mu gihugu. Soza nagira ngo mbashimire
kuri iki gikorwa cy'ivugabutumwa bagiye kuzakora. Ngira ngo hari abavuze ngo ntiyaririmba, ariko ngira ngo ku cyumweru twese tuzaririmba kuko nk'uko uzaba ari hejuru cyane. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane. Ubwo rero abantu mukeneye serivisi za branding ndetse n'iza printing nibo bantu bo kugana. Branding harimo ibintu byinshi, na biriya bandika ku makaramu, ku bikombe n'ibindi, imyenda n'iyi yanditseho Oyster Jubilee, barabikora neza cyane. Ubwo twizere yuko muzagana Techno Market nk'uko muzanagana Dove. Hanyuma turi kumwe na Amoria Connect, umuyobozi arahari. Karibu. Turabashimiye cyane ko mwaremeye kwifatanya n'abakozi b'Imana Ben Chance. Umuyobozi muradusobanurira serivisi mutanga muri kampani mubereye umuyobozi, hanyuma munatubwira impamvu mwese mu kwifatanya na Ben Chance. Karibu. Biriwe neza, murakoze cyane. Amazina ni Joseph Manata, nkaba nturutse muri Amoria Connect. Amoria Connect rero ni platform cyangwa se urubuga twakoreye abafotografa ndetse n'abategura ibirori. Akaba ari urubuga ushobora kujyaho, ndi kuvuga nk'urugero, mwese mufite amakamera, abashobora gufata amafoto, amavideo, ukaba wayashyiraho hanyuma akaba yacuruzwa. Ni ukuvuga ngo twarukoze kugira ngo tworohereze abafata amashusho n'amafoto kugira ngo babashe gucuruza. Event yose ugiyemo ukayifotoramo, ya mafoto ushobora kuyaplodinga hanyuma ugasharinga link. Iyo link rero umuntu uyigiyeho abona ya mafoto akoresheje icyo twita face scan. Ni uburyo bw'ubwenge buhangano ushobora guscanning isura yawe, hanyuma mu gihe isegonda rimwe tukwereka ya mafoto yose. Murakoze. Felicitation kuri concert nziza muri kudutegurira, kandi ndabizi ko bizaba byiza kuko n'ubundi musanzwe mukora ibyiza. Hari undi batavuze ariko wenda we muraza kumutubwira by'umwihariko, ari we uzasangiza abantu ijambo ry'Imana. Kubera iki mwahisemo Julienne Kabanda, kandi tuzi ko musengera muri Foursquare ndetse musanzwe mufitanye n'umubano mwiza na Apotre Mignone Kabera. Ko musetse? Ko musetse mbaje nabi? Okay. Icyo ngicyo ni cyane. Kambaze kamwe gusa. Okay. Ikibazo mwagisubiza, ikibazo kirumvikana, nta mpamvu yo kugiseka, ariko numvishemo abantu batatu. Hari gusengera Foursquare, hari Mignone, harimo na Julienne. Muradusubiza. Ndakugara ko kamera ntugire ikibazo, ndongera ngo umwanya. Ikambanze wenda abona gukurikiraho. Icyambere, Bishop wacu Fidel Masengo, umubyeyi wacu. Igitabo cyane twakoze niwe ukibwirijemo. Cya kabiri, Julienne, Pastor Julienne ni marene wanjye, nawe umubyeyi wanjye. Iki niwe uzakibwirizamo. Apotre Mignone, igitaramo duheruka, nawe umubyeyi wacu niwe ukibwirijemo. Urumva abantu bose bose n'ababyeyi bacu, kandi bose dufite igihe twakoranye nabo. Iki gihe ni cya Julienne, kandi gukorana na Julienne bivuga ko nabo batakiri ababyeyi bacu, bose ni ababyeyi bacu, kandi bose twarakoranye. Iki gihe ni cya Julienne Kabanda. Murakoze. Uretse ko abantu dukunda kurondogora, ariko kibasumba arabishubije. Ni ukuvuga ngo Bishop Masengo nyine ni umubyeyi wacu, niwe urera impano yacu. Turi anda y'amavuta ye, no kugira ngo tuze hano yari yabihesheje umugisha. Turabimubwira kandi azaba ari kumwe natwe, ahagararanye natwe. Ni nkuko nawe umwana wawe yaba arimo ategura igikorwa, uko niko bimeze. Kandi yagiye adufasha mu bintu byinshi, n'ubu arimo aradufasha, azanakomeza adufasha kuko turi abana be. Aha, icya kabiri nk'uko yari abivuze, no kugira ngo nyine ndondogoreho gake mufashe, mwunganire nako.
hanyuma Apostle Mignon nawe ni umubyeyi wacu kandi dukorana neza muri iyi ministry, turi inshuti z'itorero kandi nawe akaba inshuti yacu, ajya dusapotinga n'ubu kandi yaradusapotinze. Hanyuma tugeze rero kuri Pastor Julienne w'uyu munsi, nawe ni umubyeyi wacu, noneho mwabyumvise ko ari na marene wacu, sibyo? Noneho rero mwibaze namwe, dukoze igitaramo cya mbere tugakoresha umushumba wacu, tugakora icya kabiri tugakoresha umushumba wacu, tugakora icya gatatu umushumba wacu, icya kane umushumba wacu, mwagera mukavanga ariko namwe muduhindurire, iyi ndyo yabaye imwe. Cyangwa wenda mukaba mwanatekereza ngo dufite izindi nshuti nyinshi. Ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo tubahindurire indyo murusheho kugira sante imeze neza, ariko abo bantu bose ko ari batatu ni abashumba bacu beza, bakaba n'ababyeyi bacu. Urakoze cyane. Nitwa Mutekerazina Shifa, nkorera Imvaho Nshya. Ndashimira cyane ko mwahisemo kutuzanira impano nshya, Alicia na Germaine. Nk'abantu mugiye gutaramira, ndakeka ari ubwa mbere muri BK Arena, ni ahantu hanini, mwiteguye mute? Hanyuma rero mutubwira amarangamutima yanyu. Murakoze. Bene mbere yuko ngira icyo mvuga, ndanishima Imana kuko ni umubyeyi wa twese, niwe wemeye ko twese duhura, ko ibi byose biba, ntabwo twari kubyishoboza atariyo. Ikibazo yarambajije ngo twabyakiye gute, niba ntibeshya. Nyine ni umugisha ukomeye cyane kuko ni ukuri byaraturenze, byarenze amarangamutima yacu, ntabwo ari ibintu bisanzwe kugira ngo uba utaraperforminga no kuri stage ya yindi yo mu rusengero isanzwe ugahita utumirwa muri BK Arena, ni ibintu namwe mutapfa kwiyumvisha. Donc ni umugisha ukomeye, byaraturenze, kandi Imana ibahe umugisha cyane. Wagira icyo wongeraho nawe nta kibazo. Murakoze cyane, ibyo muri murangi yavuze ndumva nta kintu narenzaho, gusa nari no gushimira cyane, ni umugisha twagize, ni amahirwe akomeye nk'uko yari abivuze. Ni ibintu bitangaje kuba utaranaririmba, wenda ndakinga ugiye kuririmba mu rusengero usabe kuririmba wenyine bigakunda no kuririmba muri BK Arena, urumva ko ari igitangaza. Imana ishimira ku bwabyo, kandi dushimira ababyeyi cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma igitaramo cyo tukiteguye neza, twarabisengeye turacyabisengera, mukomeze munadusengera. Murakoze. Ndabaza Ben na Chance ibibazo bibiri. Niye nsinzi cyangwa kwanzura ko igitaramo cyane cyagenze neza muzabirebera kuki? Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, muri urugendo mumazemo igihe, imyaka myinshi muririmba, musenga, mubwiriza, hagati y'iby'Imana yabakoreye n'ibyo yabakoresheje mujya mwumva ari ikihe kiremereye kurusha ikindi? Mu by'ukuri twebwe uburyo tubitekereza, iki gitaramo gishobora tuzacevaluatinga mu buryo bubiri. Niba ari byo wenda mwise intsinzi, nyine ngo tuvuge ko cyabaye successful mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo Imana izadukoresha twese, aba ari twebwe n'abandi bavandimwe turi kumwe, mu gutuma tubasha gushyira abantu mu kirere cyiza cyo gusabana n'Imana. Kandi ibyo iyo turi mu iteraniro turabibona kubera umwuka w'Imana tubamo. Ujya ubibona neza ukabona ko Imana yamanuye ikirere gituma abantu bayo basabana nayo. Tubirebera mu gitaramo. Ikindi cya kabiri, intsinzi ishingiye ku bwitabire. Nituzabona ino BK Arena yuzuye, tuzavuga ngo iyi nayo ni success. Ariko iyo niyo ya kabiri, nyine ngerageje kubirankinga, iya yindi niyo ya mbere. Ni ukumekinga sure ko umuntu wese winjiyemo hano abashije gusabana n'Imana mu buryo bwuzuye. Naho niho tuzabirebera. Sinzi niba hari icyo yakongera cyangwa niba navuga no ku kindi gikurikiyeho. Icya kabiri nta nubwo nirimo kukibuka. Icya kabiri yabajije ngo hagati y'iby'Imana yabakoresheje n'ibyo twebwe tuyikorera.
ibyo yadukoreye n'ibyo yadukoresheje, ibyo duha agaciro ni ibihe? Nibihe biremereye. Mu by'ukuri iby'Imana dukoresha nibyo biremereye. Ati kubera iki? Ndabaha urugero rw'indirimbo imwe yacu. Imana yadushoboje kuyandika kubw'impamvu z'uko twari tumaze kwibaruka umwana wacu, umukobwa dufite w'imfura yacu ubu ngubu. Dukora indirimbo yitwa Yesu arakora, sibyo? Ariko nubwo twayikoze, nubwo muze ngo dukora, ariko n'Imana yayidukoresheje, yayitwinspire. Ni ukuvuga iyo ndirimbo yagize impact zirenze impact umwana wacu dufite azagira wenda, sibyo? Ni ukuvuga ngo umwana ni icyo Imana yadukoreye, ariko iyi ndirimbo ni icyo Imana yadukoresheje. Irimo irazana rero impact mu buzima bw'abandi bantu kuruta wenda impact umwana wacu ngo barimo kuzana. Ikiremereye kuri twebwe, akunda no kubivuga we, wenda ari no kubyivugira, akunda kuvuga iyo arimo kuvugana n'abana cyangwa basengera, agira gute, akunda kuvuga ati mwabana ndabakunda cyane, ariko nkunda Imana yabampaye kubarusha. Akunda kubibwira abana, ndabakunda cyane ariko Imana yabampaye irakomeye. Rero muri make icyo Imana dukoresha tujya twumva kiremereye kurenza icyo yadukoreye. Nubwo nabyo tuba tubikeneye byinshi, ariko nuko nabasha kubisubiza. Ndongera akantu gato ku kibazo cya mbere. Hari umugabo muri Kongomani witwa Mnongo, uvugabutumwa, yatubwiye ko yari umupagani cyane, ari umubandi kabisa. Ajya muri stade muri Congo, haba igitaramo cy'umugabo witwa Bonke, kera cyane. Ubu ni umuvugabutumwa ukomeye, akatubwira ko ari aho ngaho yakirishwe. Ubu munsi aduha ubwo buhamya ari kubwiriza mu rusengero. Numvishe mbwira Imana ngo Mana uzambabarire ninkoresha igitaramo hazagira umuntu y'umwe ubu umuvugabutumwa cyangwa umukozi wawe aturutse mu cya giterane. Sinzi aha niba ari iki, niba ari ikindi, gusa n'icyo nsaba Imana buri gihe. Kubera iyo mpamvu njya numva twarashizeho n'igihe cyo guha abantu se abakizwa barahari kuko nicyo kintu kiba kiri mu ntego cyane yacu. Nimbona umuntu y'umwe uhindukira ku bwa Kristo biturutse mu kino giterane, izaba ari intsinzi irute izindi ntsinzi zose. Murakoze. Mudufashe mu buryo bw'imibare ifatika. Tunashimira Imana by the way ko yicaye ku ntebe y'abakozi b'Imana, kuko nawe yamubaye. Amen. Mu bifatika, mu bibarika, amatike bimeze bite? Ni ageze kuri kangahe? Nifuzaga ko ari bukinsubiza, ariko agerageze ntashyiremo igipindi cyacu cyinshi. Murakoze. Wumvise nabi navuze mu rugo iwanjye, kandi baza ko kuva twamenye nawe ugeze iwanjye rimwe. So rero iwanjye mu rugo, abambona ibitaramo byinshi nitabira ni ibya gospel. Sinzi niba mubizi impamvu. Cyane cyane n'umwana wanjye ntabwo muramubona muri Satura Concerts, abari mu bitaramo bya gospel abagerageza kubona atari ku mafoto. So rero kuvuga ngo kubeshya nizere kuri mirwanyereye. Hanyuma ku by'amatike yajokingaga nubwo ntamuvugiye, yabivuze atebya, wenda byari ugutebya. Iyo ufashe abagenzi bacu batabitwara ukundi. Oya ibintu by'Imana mu please. Reka dukomeze dutebye. Hanyuma ku bijyanye n'amatike tugaruke no kuri serious note, kuko twatebyaga n'inshuti yanjye twagendanye big time. Niba mutarabona bizi mwanya wo kwita ko assistant manager wanjye, twarabaye igihe kirekire kugeza umunsi. Ku bijyanye n'amatike rero, witegereje tugeze nko kuri 70%, kuko biriho prima mubireba, kandi turashaka 100% plus. Nuko Alex Sharanga batari twemerera kugira ngo turenzeho, ariko nibyo twifuza
kuko nagiye ntungurwa no kubona n'abantu basacura uburyo bifuza kuza mu gitaramo cya Ben nashatse. Naho rero ibyo kwicara aha ngaha rwaje nako ni amahirwe kwicara n'abakozi b'Imana, ndavuga n'igengesere ubundi muzi ko tuba twazamutse, ariko namwe murabaza nk'ababaza abakozi b'Imana kandi dukomeze tugende muri uwo muryo kugira ngo tutaza nanaboneraho muze gukomeza kubaza ibibazo bijyanye na concert cyangwa na babene ibibazo bya personal imunambaza ku gitaramo giteguye kuko nibyo ndibuze gusubiza cyane. Abandi baza kumbaza ndabizi ko hari n'amamagaye menshi tuze kujya hanze tubuye hano, mbemere kuza kuba yitabiriye gushaka. Murakoze. Nitwa Canisius Kagabo Marisimbi. Mfite ikibazo kimwe ndetse na kigufi cyane nifuza kubaza Ben na Chance. Iyo umuntu arebye cyangwa se tugatse kuri line up cyangwa se ku bantu bazabafasha mu gitaramo, igitaramo ni icya Ben na Chance. Hari Papi, Clever na Dorcas, hari Alicia na Germaine. Iyo ugiye kureba ni duo gusa. Nta kubera iki ari byo mwahisemo cyangwa hari n'undi uzagaragara mutatubwiye? Murakoze. Mbaye munyakuri ni wowe unyibukije ko ari duo gusa, kandi ubwo mvugishije ukuri kose. Sinibukaga ko ari duo, ariko nabyo ndabibonye mbona nabyo birabereye, mbona ari byiza. Ntacyo twagendeyeho, twategereje ngo tushake abantu bakorana ari babiri. Oya, ntabwo aricyo twagendeyeho, ariko nabwo kuba twisanze nyine tumeze gutya ndabona biryoshye. Murakoze cyane. Murakoze. Canisius ugataba ivanga nabwo byo mu mipira bajya bagira ibintu ngo harimo juju ngo buriya ngo babategetse, ubwo ni umwuka wera wabitegetse, bikuri umwuka abishatse babibuza n'ibyo mu mipira. Ndagira ngo mudutware mu gitaramo mutubwire, kuko igitaramo kizaba ari kuri Pasika, hari ibindi bikorwa n'abantu bashobora kujyamo cyangwa n'ibindi bintu by'imiryango, ariko kubera icyo umuntu yazaza muri kiriya gitaramo kizaba ku cyumweru, niba hari n'umuntu utaragura tike uyu munsi, kubera iki ashobora kuba yagura tike? Ni iki kirimo? Ni utuye dushya? Niba hari n'itandukaniro n'andi makonseri mwagiye mugira mu bihe bishize, mutubwireho gato ku buryo byatera amatsiko cyangwa se byatuma umuntu aza. Murakoze. Umuryango ni ikintu cy'ingenzi cyane. Natwe hari aho rimwe na rimwe tujya tugera tukavuga tuti ahangaha noneho reka tube tubiretse tugume imuhira n'abana tubiteho kandi tubahe ibyo tugomba kubaha, tubicara iruhande banezerwe. Ni byiza cyane, ariko iki gitaramo umuntu wese akigize intego byamubera byiza. Umuntu wese ukunda Imana n'umuntu wese ukunda umuziki mu buzima busanzwe, kuko buri wese burya akeneye nosyo y'umuziki mu mibereho ye. Buriya hari indirimbo uzatera umusaza ukabona adafite imbaraga zo kubyina, ariko ukazajya ubona agira atya. Buriya nyine ni ubwoko bw'umuziki nawe aba bukeneye, aba umusaza, umukecuru. Iyi gahunda z'imiryango zishobora gukomereza ku wa mbere, ariko muri iki gitaramo kubera uburyo twiteguye guhimbaza mu Imana, ni ukuri birakwiye ko umuntu wese atavutswa ayo mahirwe. Dufite umuziki uteguye neza, ariko cyane cyane dufite Imana izawukoreramo. Ikindi cya kabiri, ku munsi wa Pasika ku bakristo ni umunsi mu by'ukuri ugira ubusobanuro buri deep ku bakristo cyane cyane. Uretse ko tudatumira abakristo gusa, turatumira ndetse n'abatarizera. Umunsi wa Pasika rero ni umunsi twebwe tujya tubara nk'umunsi utuma habe n'izi ndirimbo turirimba njyewe na Madame cyangwa Papi, Clever na Dorcas n'aba bana Alicia na Germaine. Impamvu abantu gutyo ureba bari muri iyi ministry, intandaro ni mu ipfa n'izuka rya Kristo, kuko Yesu yahera mu by'ukuri ntituba dufite izi ndirimbo. Rero kuza kwizihiza no kureba, hari ahantu ujya usoma muri Bibiliya ugasanga ngo Yesu yaragiye ngo agera mu gashamba k'i Getsemani, ngo agereyo arasenga kugeza aho ngo abira ibyuya biraza, ngo bigera naho atangira kubira ibyuya by'amaraso, ngo bigera naho abumbura n'akanwa abwira Imana ngo Mana, ndareba aha hantu ngiye kunyura harakomeye, nimba bishoboka uhansimbutse.
urumva bisa nkaho Yesu yarafashe nk'icyemezo cyo kwisubiraho. Mumbwire rero nkamwe bantu b'Imana muri ahangaha, Yesu yaza gucika intege akanisubiraho tuba turi he? Nta Ben na Chance bari kuba barimo kuririmba. Rero kuri Pasika rwose ni umunsi abakristo n'abatari abakristo dukwiye guhura tukizihiza gupfa no kuzuka kwa Kristo twese turi hamwe, hanyuma n'izindi gahunda tukazijyamo kuwa mbere. Yesu abamugisha cyane. Yerekwa ryiza mwagize nde kugira ngo twizihize gupfa kwa Yesu ndetse no kuzuka kwe. Imana ibamugisha. Mbashimira cyane uburyo mwazanye Jeremena ndetse na Alicia. Nishimye ku bwabo kuba bicaye aho ngaho byonyine birashimishije. Iki gitaramo mugiye kugikora ari muri vacances, sinzi mwana bitekereje, natekereje ku matike. Abana nabo abanyeshuri biga muri secondaire biga primaire bakeneye kuza kubareba kandi barabakunda. Ese mwana batekerejeho cyangwa umubyeyi waguze tike azazana umwana we nta kibazo yinjira? Icyo kintu mutubwire niba mwana gitekerejeho, niba abana bemerewe kuza mu gitaramo cyanyu cyangwa turi babwire bakazigumira mu rugo bakazabirebera online. Ariko kandi nkivuga ku by'amatike uri kumwe na couple ya Cleva ndetse na Dorcas, Imana ibamugisha. Namwe muri abantu mukunze kuzenguruka mu bihugu bitandukanye, yaba ba Dorcas yaba namwe mufite abakunzi muri Australia, mufite muri Amerika, mufite muri Europe, kandi numvise ko bizabaca online. Tubwire bari abantu iki ko nabo batwumva, tubabwire ko bazagura online bizaba ari ubuntu cyangwa bifite ukuntu mwabiteguye bazishyura, kugira ngo mudusobanurire utwo tuntu ku munyeshuri no ku bantu bakunda bari hanze bari mu migabane itandukanye. Murakoze, Imana idahana umugisha. Uko abantu bazinjira na sound n'ibintu nk'ibyo. Iyi nzu rero imeze nko mu ndege, hari intebe ziba zarateganyijwe zigomba kuba zicaweho abantu runaka. Ntabwo uri buzane abana ngo bicare kuri za ntebe kandi tuzibaraye tujye kwishyura n'ababazibaza. So urumva rero umwana uzaza azishyura, kandi ntabwo ntiwazana umwana uri buterure kuri sound ingana gutya. Nabyo hari icyo biba badusaba, kuko abana batoya ntabwo umwana muto uri hasi utabasha kwicara ku ntebe, utabasha no kugenda ya music no gusenga. So hari intebe rero nk'uko ureba zimeze barazishyize kugira ngo uje yicayeho abagomba kwishyura. So abana hazaza abana bashobora kwishyura bakaza bakareba concert. Ni ibisanzwe ni ntebe twavugaga. Ikibazo cyanjye kukibaza Rigani Rugaju, are you ready? Hanyuma mu minsi ishize nigeze kumva urubuga rw'imikino umentioninga Papi Cleva na Dorcas, umentioninga Ben na Chance ndetse na Bosco Nshuti ubasaba kwitabira match y'Amavubi. Hanyuma rero nubwo ntazi niba baragiye, nashakaga kukubaza. Okay, niwe nshaka kubaza nk'umuntu uba mu gisata cy'imikino cyane kandi ufitemo audience nini, kiwitegura gukoresha audience mu rwego kugira ngo iki gitaramo cyitabirwe cyane. Ubwo ndanabihuza n'ikindi nkunze kukubona mu bintu bya gospel cyane. Irihe banga abonye muri gospel rituma mbese umutima wukira kuri gospel cyane? Urakoze cyane. Ariko ntacyereka ngo usubize, biroroshye. Icyo gihe kuri match y'Amavubi twasabaga ko n'abaririmbi ba gospel ariko ni n'abanyarwanda. Twifuza ko abanyarwanda bose baza, ngo tuvugana ku bahanzi ba gospel tubavugamo niko byagenze. Ntabwo mbizi niba barabonye akanya, ariko wenda bayirebye kuri televiziyo niba batarabonetse muri stade. Icyo tukivuyeho. Icya kabiri ni audience. Ndi gufasha Ben na Chance rwose gusharinga uko nshoboye, ntako ntagize. Niba ureba page yanjye nibyo byuzuyeho n'abandi bahanze bo muri gospel uko nshoboye. Icya gatatu cyaro kuvuga ngo mbona muri gospel nawe ahubwo niho wakabaye uri. Ahari handitseho kuba naho gospel bivuga good news. So twese rero nicyo tugomba guspreadinga cyangwa se gukwirakwiza. Ndumva mbisubije byose, ndagushimiye cyane. Imana igumugisha. Ikibazo nashaka kubaza, ndashaka kukibaza abahagarariye BK Arena, ndashaka kukibaza Muyoboke na Ben na Chance. Murumva twese turi abanyarwanda ndetse turi n'abanyarwandakazi. Harimo akantu ko kuvuga ngo ni perezida wabivuze, yavuze yuko wenda muri gospel haba akantu ko gukora, and then aba youth urubyiruko ntirubone opportunities z'utuzi n'ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye. Ese iyi concert igiye kuzana izihe mpinduka
zo kuvuga ngo urubyiruko rurabasha gukora ibintu bigiye bitandukanye n'ibintu nk'ibyo. Murakoze. ni konseri yasigaye ku rubyiruko bavuga akazi ntabwo bavuga utuzi. Ndibaza yuko n'abantu barimo benshi bahawe akazi ni urubyiruko. Kugira ngo mwabonye kampani ya protocol iri hano, ntawe uri hano kugira ngo ahaguruke kugira ngo barebe cyangwa bari hasi. Abantu muri Apex ndumva bahari. Bose ni abajeni baba barabonye akazi, kuko na konseri burya bisaba no gushyiramo n'akagufu kumanuka. Nabo turimo gukorana, ngira ngo nabo barimo gufasha Ben na Chance n'urubyiruko, urumva ko ka kazi kabonetse. Ibi ni ngira ngo ushobora ngo abone burimo gukurikiza bya rero ntabwo namenya. Murakoze kuri icyo specifically ku cyarabajije, ariko uko Alex Mazina yarasubije, imibare irahari, natwe abo dukorana barimo. Ubwo iyo tuvuze mu kazi kaba gahari muri events, si n'abakozi ba BK Arena basanzwe, ariko ubwo ubara abantu bagera no kuri 500 cyangwa barenga. Ni ukuvuga ngo harimo aba part-time employee, harimo aba vendors, crowd manders, bara bose bari mu bikorwa. Ndibaza ko 90 cyangwa 85 cyangwa 90% ari urubyiruko, ariko n'abakuze cyangwa abasaza ntiduhejwe turimo. Ariko mu bikorwa byose ukora baba barimo, kandi no gutanga imirimo haba harimo icyo gikorwa cyose. Ari abafite experience, ari abazi ari basha biga, ariko n'urubyiruko n'imbaraga zabo, urumva ko hari ibikorwa byinshi biba bikenewe. So rero barimo kandi bikorwa neza. Na Alex uko yaravuze abo bakorana kuri group n'abahanzi nabo ngira ngo barabikora. Ndumva rero bimeze neza no mu banyamakuru ahantu hose. Ni na gahunda nziza tuzi igihugu, ariko twese tugerageza kuba turimo kugira ngo n'abakuzeho barengeje imyaka y'urubyiruko bakomeze bari fit, banakora neza. So rero ndumva ariko nakivuga. Murakoze. Ikibazo nshaka kubaza Ben na Chance, hano mu mazina dufite akomeye mu muziki wa gospel, ese uyu munsi umuhanzi ukora gospel music yatungwa nayo nta kindi kintu akora bigakunda? Ben na Chance, hagati yabo kubatandukanya na Alarme biragoye, tubamenye n'aho twabamenyeye. Ese Alarme izaza mu gitaramo cyanyu nk'indorerezi cyangwa ari bizabafashamo? Ese bazagura amatike nabo nk'ibisanzwe? Hanyuma mbaze Papi na Dorcas, ntacyo mwuka arababwira ku bijyanye na BK Arena namwe twabonamo ku gitaramo cyanyu bwite? Abaza Chance na Ben, iyo mujyana iki gitaramo kiri gutegurwa, muri gutegura, sindi buze kugaruka kuba muzuza BK Arena mutayujuje niyo nkuru, ahubwo kuyuzuza si inkuru. Ibyo ngibyo twarabisengeye kandi namwe muri gusenga bizagenda neza. Ahubwo uryamye urasinzira cyangwa urota itariki yageze. Niga muri segonderi nari i Bujumbura, ndi mu mwaka wa ndangije wa 3 wa segonderi, ngiye kwiga mu wa 4. Noneho niho twafatiraga section, niba mubyibuka abantu bize hambere twazifataga tugeze mu wa 4. Noneho ababyeyi barambwira ngo uramutse wize ubuhinzi n'ubworozi ufite isoko. Sawa, bankubise muri agriculture. Ndize umwaka wa 4 ngiye mu wa 5, nza gukomereza hano mu Rwanda, manuke piriya Nyagatare, nkomeza wa 5 n'uwa 6 mu buhinzi. Ndangije ubwo nicyo gihe umwaka nashoje, ni nawo umwaka iriya kaminuza ya Nyagatare yaje. Njyewe nari mvuye muri segonderi, kaminuza ivamo, nako segonderi irangiye kaminuza iraza. Hahandi muri cya kigo narindi n'ubundi mpita nkomerezamo muri kaminuza, nanone niga agriculture. Babona babwiye ngo ndanashoje ubwo gusubiza ikibazo cya mbere. Kuva umunsi na graduatinze, cyakoze sinababesha, nakoze ikiraka kimwe mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ndangije naho nabiherukiye. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana
imyaka igera kuri 10 irenga narashoje kaminuza, umuziki niwo utubeshejeho. Ntabwo wakorera Imana ngo ubure kubaho. Umuziki wakubeshaho wahagazemo neza, ugakorera Imana neza, mu by'ukuri Imana iragutunga. Hari icyo wongeraho kuri icyo? Kuri cya kabiri kugira ngo tudatsinda, alarme nk'uko wabivuze kudutandukanya nawe biragoye, ntabwo ari ibintu byoroshye kuko aho tubana tuba turi muri alarme, naho ubonye alarme tuba turimo twese nta kibazo, turi umwe. Rero kuza mu gitaramo cyacu bazaza, hari bavuze ngo bose bazaza nk'indorerezi cyangwa bazaza nk'aba. Alarme izaza mu gitaramo kandi nubwo nabibwira ngo ntimuze ntimwishyure, baza bakishyura kugira ngo badushyigikire. Ni ababyeyi bacu, ni ahantu twakuriye, ni parti imwe muri twebwe, bazaba bari mu mirimo. Ni nko kutavuga ati wa muntu uri kuri protocole naza naririmbe, ni ukuvuga baraducikiye mu buryo bwose, bazaba bari kumwe natwe mu mirimo yo muri kutaririmba kubera imirimo myinshi azaba afite. Murakoze. Wenda nongeyeho n'ubundi mu by'ukuri alarme dufite abaririmbyi bamwe bo muri alarme tuzaba turi kumwe nabo dukorana, ariko nka Ben na Chance. Abandi bose bazaza kandi ntibazaza burya umuntu ntibazaza ari indorerezi, biteguye guhimbaza hamwe natwe. Kandi iyo babonye alarme, mureke mbabwire alarme gatoya, alarme iyo babonye duteguye igikorwa, ni ukuvuga ngo ni ishema bajya baduha nubwo tutabishyuza, barabikora rero nk'ababyeyi. Aka kantu reka nkaheye kibasumba gasubize, ni ukuvuga ngo igitaramo twaragisengeye ngo kutuzuza arena ngo niyo yaba ari inkuru, ariko kuyuzuza byo mbese tayari twayujuje. Noneho kibasumba rero ngo iyo uryamye ujya usinzira cyangwa ujya ukomeza urota gusa, urota ngo ku cyumweru harageze. Kwanza kubera iki kutayuzuza ari inkuru? Iyo nkuru mwitega ko nituzura muzaha murakoze cyane. Iyo niciwe kenshi mu ijoro ndatekereza, ndavuga ngo Mana, uyu munsi wandambiye kugera, ariko ndifuza ko uzahadutanga, kuko ni ibintu bibira muri twe kandi twarambiwe ko itariki igera. Turabisengera kenshi, turabitekereza kenshi, amasaha menshi iyo turi maso turabitekereza tukanabivugaho. Murakoze. Turakira Papi Clever na Dorcas, babajije kuki mutekereza kuzakorera muri arena. Murakoze cyane. Uyu mugabo Sharangabo turaziranye cyane, kugira ngo wenda ni ikibazo cy'igihe ariko bizakunda. Ariko hari ukuntu umuntu apanga ibintu bye, bafite amaporoje agiye atandukanye, hanyuma rero ukavuga ngo harabanza iki ngiki, yakurikiyeho iki ngiki, yakurikiyeho iki ngiki. So buri igihe cyabyo kizaza cyo gukorera igitaramo hano muri BK Arena. Hanyuma nanabibutsa ko Ben na Chance basohoye indirimbo nshyashya, natwe dufite indirimbo nshyashya, ubwo izo byose bari proje. Murakoze. Nongeye kwishima, ye Ben na Chance n'ababyeyi banjye kuva muri Foursquare n'ahandi. So kuba ndi hano, ndashaka kubaza ikibazo kimwe nkibabaza. Ntabwo bitangaje ariko nanone biratangaje kubona mufite audience nini cyane hanze cyangwa se hano mu Rwanda itavuga ikinyarwanda cyangwa se batumva ikinyarwanda. Ndakeka mumaze no kwagura imbibi, mujya hanze mukora ibitaramo, mwagiye mubona benshi baba comments ko babakunda, bakunda ibintu byanyu, ariko kabona nubwo batumva ikinyarwanda. Ese muri kino gitaramo mufite ejo bundi aricyo cyanye nacyo cyacu, bari abantu murabateganyiriza iki? Hari ababa bashaka kuza ariko bakavuga se ni ikinyarwanda gusa, dushobora kuzagenda tukenjoyinga umuziki gusa, bari abantu murabateganyiriza iki, murabategurira iki kuri uriya munsi? Murakoze cyane. Twakiriye Abayisenga. Murakoze. Nitwa Christian Abayisenga,
turashimira Ben na Chance n'abafashe bose gukorana neza n'itangazamakuru. Ntabwo ari benshi cyane tubona bakorana n'itangazamakuru neza. Mbere yuko mudusubiza uko tuzakorana namwe ku munsi wa event, hari abantu bagiye bategura ibitaramo nk'uko bakatwitabaza tugafatanya kuko nicyo twahamagariwe. Ariko ku munsi wa event nyambona abantu bamamagara ngo byagenze gute, please mubiclarifying, abanyamakuru bazinjira gute, abashaka gukora ama live coverage bazakorana gute n'aba. My brother Philbert yavuze ko tuzadukora practice kuri Dove tukaza muri BK Arena. BK Arena ko iherutse ikigo cyayo ko giherutse gufata stade na Dove nayo mwayiguze. Kibasumba wa Ben habura ubwo ni iminsi 2 tugende tubwire iki abadukurikira ku bitangazamakuru byacu kizaba igihe Yesu azaba yazutse. Murakoze. Twakira ikibazo cya gatatu mbere ko twakira Gredita mu nyemerere twakire Imographe. Murakoze cyane ndabasuhuje mwese, hanyuma ndagira ngo ngewe ntangire nshimira Ben na Chance bafite igitaramo. Muri couple za mbere zabaye aba initiateur b'ama couple gukorana umurimo w'ivugabutumwa. Mu bishimirwe kabisa. Ndibuka kera mu gistragoringa umuntu abona bidafite umurongo, ariko uyu munsi wa none havutse ba Happy Clever n'abandi benshi cyane dufite. Ni ukuri mwakoze ikintu cyiza, Imana ibahe umugisha. Ndashaka kugira ngo mbashimire kandi nanone gutekereza kuri kino gitaramo, gutumira abo bana batoya bataragira n'ahandi hantu nta experience yindi barabona. Tukatumenyereye abantu babanza guca ahantu henshi cyane kugira ngo bazagere hejuru, ariko bo batangirije mu kirere. Mu bishimirwe nubwo kuri bo ari yindi challenge. Hanyuma nari ndimo nanibaza ku mwana umwe muri bo wiga medicine, ni ibintu birebire kandi bikomeye binini, sinzi uburyo azajya bimanaginga muri izo nshingano no gukora muzika mu buryo buri professional. Ibyo nabyo muraza kudufasha. Ikibazo cyanjye kiravuga ngo nyine muri mu bambere babirisi iki kintu, ariko se ni izihe nyungu mwasanze mu gukora nka couple ku buryo mu buryo inyungu ziri spiritual ndetse na neza mu buzima busanzwe, ku buryo mushobora kubishishikariza abandi bagakora nka couple? Nashakaga nanone kubabaza kuko twaba tumenyereye ko iyi Pasika yari yarafashwe na Patient uyu munsi udahari. Ese murayibohoje tumenye ngo kuri Pasika tuzajya dutarama, zaba ari Easter Jubilee n'ibindi, cyangwa se mugire muratubwira niba muhafashe tumenye ngo nkuko mbonye yafashe BK Arena imyaka nikabishize namwe tugiye gufatira. Murakoze. Murakoze cyane. Twahera kuri ibyo bibazo bitatu bibajijwe. Duhere ku cyaravanye yabajije ku kijyanye n'abantu bari mu bindi bihugu bumva Igiswahili n'izindi ndimi bamara bataganiriza iki muri concert. Arakoze cyane. Abo bantu bazanezezwa n'umuziki. Ni ukuvuga ngo nigeze mbaza umwe mu bayobozi bakora hano muri BK Arena, ndamubaza ese kuki Just Celebration n'itsinda riba muri South Africa kwigeze no kuza hano bushize, kuki badakunda gukora indirimbo z'icyongereza kandi murabizi ko South Africa bavuga icyongereza? Kuki badakunda gukora indirimbo z'icyongereza? Aratubwira ngo bizera ngo ubutumwa bunyuze mu rurimi rwabo. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bunyuze mu rurimi rwabo baba babutsindagiye cyane ku buryo uwambwira nyine ngo mvuge icyongereza sinabitsindagira ngo nkoresha amagambo atuma abantu bumva neza nk'uko mvuga ikinyarwanda. Ubutumwa rero bunyuze mu rurimi rwacu nibwo tuvuga tukumva ko tubuvuze neza uko tumva twifuza. Cyokoze turarwana kugira ngo twandike indirimbo y'icyongereza ariko twakiririmba nko mu kinyarwanda. Ntibiraza ariko turimo turabisengera. Ikibazo mbamaze iminsi yitoza icyongereza, ibintu bimeze sawa. Ndetse no muri live recording twakoze ejo bundi twaravuze tuti nyamuneka none twikubita agashyi nubwo tuvuga icyongereza kimeze nk'ikinyarwanda, dukora akaririmbo kanobasi turebe uko bizamera.
namwe tuzakabaha ejo bundi nigasohoka muzakadushyire hanze twumve ko abantu batatunyuze muri jibu. Ariko ku bijyanye n'iki gitaramo ubwo mu by'ukuri tuzakoresha indirimbo z'ururimi rwacu, abazakurikira batumva ururimi wenda tuzahura mu bindi bitaramo twaramaze kwimprovinga mu rurimi rw'icyongereza. wenda kuba yabarizaga n'abavuga Swahili. N'abavuga igiswahili nta n'indirimbo z'igiswahili tuzaririmba nabo tuzabasanga muri Kenya na Tanzania, yose naducira inzira. Murakoze. Hanyuma babajije ikibazo cya kabiri, ariko ndeke ikibazo mbagisubiza ni n'abakibajije ngo babwire iki abantu, ubu dusigaje iminsi 2, babwire iki abantu ikintu kizaba kuri uriya munsi Yesu yazutse, babwire abantu inyuma gatoya ariko nyine yakibajije bantu nabo batumva n'ikinyarwanda bamvuga nk'igiswahili. Papi Clever hano afite ukuntu na Dorcas afite ukuntu igiswahili bazaza muri konseri bazuje igiswahili bivuye hano, bafite n'indirimbo nshya y'igiswahili abantu nawe bayigira, bafite indirimbo nshya y'igiswahili twa Musingi. Ikindi cyongeyeho hari njyamo amakomenti menshi avuga ukuntu umuntu akavuga ngo iyi ndirimbo sinumva ururimi, ariko nafashijwe ku rwego rumwe, nafashe imyanzuro kandi akaruka mu rurimi rw'igiswahili. Ntibaza katumvure mu wenda abayasomye, ariko buriya hari igihe ufashwe n'ikintu umwuka akagusobanurira ati bari kuvuga ibintu bazaza umwuka agasobanurira. Cya kabiri icyo nabwira abantu muri iyi minsi 2 isigaye, muzaze tutaramane, hasigaye iminsi 2 kandi ni ukuri ndabiza ko muzafashwa, twizihize ifanyizuka rya Kristo, tuneze ko tujya mu ijuru. Murakoze. Hanyuma ngira ngo ikindi kibazo bakibaje manager, hari icyo bari batubajije, hari icyo babajije bavuga ngo ni izihe nyungu twasanze ziri spiritual zo gukorana nka Gapo. Ubwo ngubwo munyemerere no kurondogora aho ngaho kugira ngo mvuge gato, ndetse na couple Papi Clever na Dorcas baze kongeraho akandi kuko nabona Gapo. Umugabo umwe yigeze ambwira nkunda kugira inkuru nyinshi. Umugabo umwe yigeze arambwira ngo aratwitegereza twakoze igitaramo muri Serena, ni kera twakoze agakonseri kamwe gutya muri Serena, tukirimo nyine dutangira gutyo. None umugabo umwe aranyegera arambwira ngo be bishoboka bite wowe kwicara n'umugore wawe mukajya inama mugakorana umushinga mukamara iminota 5 murimo mujya inama y'uburyo mugiye gukora ibyo bintu mutari mwashwana. Arambwira ati jewe nta kintu ushobora gukorana n'umugore wanjye twicaranye gutya ngo dupange ngo tuvuge ngo tugire ngo tumarane iminota irenze 10 tutarashwana. Ubayeho nawe urago. Rero mu by'ukuri uyu mugore njyewe njya mvuga ko ashobora kuba ari nawe ahubwo uhetse iyi ministry. Ni umugisha kuri njye, nanjye ndi umugisha kuri we, kandi iyo turi kumwe twembi babiri tujya dukora ikintu nkabona kiratunganye. Bakuyemo umuntu umwe sindamenya ngo undi yabikora biga, ariko narigeze no kubikora na mbere yuko tubana. Hari uturirimbo nigeze nsohora tukampana umunsi ku wundi, nkadusohora ntidukunde ntitunasohoke muri studio. Niba n'abaproducer barangaga kuzimba babona nazo zidashinga, ariko aho tubaniye ni ukuvuga ngo bintu byarakunze tugakora indirimbo nkabona noneho abaproducer barayimpaye biciyemo, twayiririmba nkabona birakunze, twajya kuri stage iyo adahari sinshobora kujyayo, ntibikunda. N'ufite kuzantumira ndi jyenyine wenda uzantumire nze mvuga ubutumwa, ariko kuririmba mu by'ukuri turirimbana twembi nta cyiza nkabyo. Hari n'ukuntu kubera ko imyaka tumaze kumara tubikora, hari n'ukuntu iyo tugeze kuri stage hari ukuntu gutya andeba agahita amenya ikintu ambwira, hari n'ukuntu nanjye mureba gutya agahita amenya ikintu mubwira kuri stage nta tutavuganye tugahita twashira. Ni byiza kandi bigenda birushaho gukuza mu by'ukuri ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'umwuka, kuko ibintu byinshi turabiganira, tugasengera hamwe, tukaganira ku ndirimbo turi hamwe, bigenda bidukuza cyane mu buryo bw'umwuka, none bikarushaho kutubera umunezero iyo twisanze kuri stage turi twembi. Yongereho Papi na Dorcas. Dorcas ntiyigeze avuga, wenda ari buze kongera atinya kuvuga.
ariko gukorana na Dorcas tukimara kubana ko nari nsanzwe ndi umuhanzi nkora njyenyine, ariko ibintu byanjye byabostinze tumaze kubana na Dorcas. Icyo ni icya mbere. Ikindi kugeza kuri uyu munsi abantu bakunda kubona dukora duhozaho, ariko biterwa na Dorcas, kuko Dorcas hari ibyo nkora muri studio, hanyuma Dorcas nawe azi kwikodinga, aragenda rero akajya muri studio, namusigiyemo ibyo ari buze gukora akarikodinga, nkaruhuka maze kugaruka yabirangije ngakomerezaho. uwo ni umugisha. Ikindi nk'uko nari bivuze nyine, byatwongereye igikundiro, kuko abantu bazi nyine nk'iririmbo. Uyu munsi dufite subscribers bagera muri 1,200,000, ariko yasanze mfite 15,000. Mu mezi ane twari tumaranye tuba tumaze kugira 50,000. Murumva impact ye mu buzima bwanjye. Kandi byatumye nkura, ndubahwa, abantu nyine bamenya nk'umugabo. Ikindi kandi no mu buryo buri financial twaragutse. Imana ishimwe. Ntabwo twagenda tutumvishe Dorcas, nagira akantu tubwira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ntabwo ndi bujye kure y'ibyo bavuze. Ubundi urugo ni umugisha uva ku Mana, niyo mpamvu n'Imana irushyigikira. Iyo utabifashe nk'ibintu biri aho ngaho ngo uteshe agaciro, ahubwo ukiga kurwubaha, ukamenya ko ari umushinga w'Imana, Imana irabashyigikira muri babiri kurusha uko yagushyigikira uri umwe. Hanyuma rero nshimye Imana yuko dukorana twembi, ni umugisha. Ntabwo mfite ukuntu nabisobanura, ariko umugisha tugira uwo ari wo wose ukomoka kuba dukorana twembi nk'abashakanye. Ben yabivuzeho, bituma twaguka mu buryo bw'umwuka, urukundo rugakura, kandi no mu buryo bw'umubiri financially biraguka cyane kurusha uko umwe yaba ahiguka n'undi ahiguka. Iyo mufatanya ibintu bigenda neza, kandi Imana irahaba cyane kurusha uko umwe yacuka n'undi agacuka. Imana ibahe umugisha. Ngo n'abadakijijwe Abanyarwanda baravuze ngo babiri baratumwe, ngo namwe mushaka abagore nanjye ntisize. Twakire manager Muyoboke agira icyo atubwira. Aricyo yabajije, yari nacyo cya nyuma hari mu byo twari twabajijwe, kivuga ngo se ngo Pasika ngo turayifashe turayibohoje. Yego. Yaba Yesu yaskumvaga ngo ayidutize. Mu by'ukuri icyifuzo ni ukuyibohoza, iryo sengesho, kandi twahoze tubyifuza kera, kuva igihe nyine mwavugaga byaba Patient Bizimana babifite. Twese twajyaga tumanuka hariya Expo Ground tukajya nyine kubana na Patient Bizimana baga duteguriye Easter celebration. Ndetse na nyuma yaje Dasingwa izo yakoreye hano bwa mbere, ubundi akorera hariya ku Ntare. None ejo bundi rero sinzi ukuntu twicaye turatekereza, kandi twaba dufite akandi kagahunda k'ikindi gitaramo twari dufite ahandi hantu. Noneho twicaye dutekereje, twibuka ko abagabo bombi badafite gukora muri uyu mwaka hano, ari Patient murabizi, ari na Ndasingwa nabwo twibuka ko adafite gukora uyu mwaka. Ubu tugiye gutaramira hanze y'igihugu. Iyi tariki twahoze tugira mu nzozi zacu. Rero mwa bantu, reka turebe icyo Imana izavuga nko kuwa mbere. Ni ukuvuga ngo igitaramo kizaba ku Cyumweru, niteguye kumva icyo Imana izambwira kuwa mbere kibigiye gukurikiraho. Ariko ntekereza ko mu nzozi zacu mu by'ukuri turifuza kuzajya dutaramana n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi kuri Pasika, bikazajya biba ari ibintu ngarukamwaka n'isengesho. Yesu niyo apuruvinga tuzashima. Akoze cyane. Ikibazo cy'abanyamakuru Christian yabajije, ndagira ngo mukurikire n'abarimo kuganira kugira ngo tubiganireho, kuko umunsi wa concert izo bidega telefone ngiye nyikuraho, narabizi tubiziranyeho. Rero biri mu buryo kugira ngo bizagende neza,
tuzaba turi kuri pasika umunsi mwiza, tuzaba dufite abahanzi beza, muzaze kare first of all kugira ngo igitaramo gitangire muhari, kugira ngo rero bizatwore namwe biborohere, ariko kugira ngo bishimishe Ben na Chance natwe tuba twabafasha gutegura. Mwebwe abanyamakuru ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, tugiye kuva aha ngaha, nitumara gutaha muzaporodinge nko kuwa mbere, ntacyo biba bikimariye igitaramo burengera, bivuga nk'umuntu umenyereye aza uko tungana hano mwese mufite amakamera na platform zanyu zose, yaba ari YouTube, Instagram, X n'izindi zose, mugashyiraho ubu ngubu turi hano cyangwa tuvuye hano, muba mukoze igikorwa gikomeye cyane. Mbere na mbere turaza tukareba n'ibyo ngibyo, se wa muntu waje muri press conference ko twari hamwe, ibyo bintu ko yabikoze, mugerageze mubikore, ya sate pasente 30%. Ndifuza ejo ko aya masaha izaba yarangiye twakoze sold out, byaba byiza cyane kuri aba bavandimwe Ben na Chance. Ndaza kubabwira uburyo nababonye, hari umuntu umwe wagize kuvuga ngo babana neza n'itangazamakuru, ibi ndabibabwira atari rwa bintu rwanyerekane kuri ye, mbanye n'abahanzi almost 25 years uko nababwiye, ariko aba bantu barantunguye uburyo babana n'itangazamakuru, mbana n'abantu basacura murabizi. N'uyu munsi twari twe nka Vox twasabaga gahunda yo kugira ngo bajye mu biganiro bahore namwe. N'uyu munsi kuri RBA nasanze bananzeyo, nuko ko bari punctual mu byo bakora, namwe muzabe punctual rero. Subira kuri ikibazo bari babajije, ejo tuzakiranze link, murabizi ko akundi iyo link tibahaye ujyaho ukandika amazina yawe ariko ibyangombwa byawe ugashyiraho n'ikinyamakuru ukorera, se tumaze kubibona ubisanga kuri list. Impamvu tuvuga ngo n'ibinyamakuru mukorera, ubu haje ibinyamakuru namwe murabizi utamenye byari byo, aragenda agakiriyetinga uwo munsi ati nanjye ni umunyamakuru, akaza agaterura kamera cyangwa nkanayiza. Ikindi, niba urugero TV10 yohereje umunyamakuru ufite kamera n'uri bubaze, ariko kujya gusanga twazanye ngo sinzi ngo n'uri butarire biki, ugasanga muri abantu batanu, ubwo twadushyigikiye gute Ben na Chance? Mugerageze rero ikinyamakuru cyohereza abantu babiri nk'ibisanzwe. Hariho n'ibisaba gifite nka radiyo na televiziyo, byose turavuga tuti baza ari bane kuko bose baba bakenewe, ariko mwuzuze iriya link tugiye kubaha, kandi ubu tuzanashingira kureba n'ibiki mwadufashije ku buryo igitaramo kuko cyamenyekanye. Wiza ntiwigeze ushyiraho n'umunsi n'umwe na posta, ntiwigeze ubivugaho, hanyuma wagera kuri gate utinye ko nisanze kuri list. Turabaha link duhereye namwe abari aha ngaha, turebye n'uburyo mwabikoze. Ikindi nanone nimubikora mugiye gupostinga cyangwa gusharinga ziriya nkuru zanyu, mugerageze gusharinga, mutangire Ben na Chance platform zizabo, uburyo bamafashe no kuzamura kugira ngo zizamuke izabo. Sinzi rero iyo murabyumvise, ejo ntikizasohoka muzabibona, noneho muze mu mazina yanyu n'ibyo mukorera, byaba byiza ko ejo turaba tubirangije kugira ngo tuzabone uko Sunday tuzaba tumeze neza. Ngira ngo mbabwire n'akantu keza, mbonye nkabonye hano kuri telefone nge sinjya mara iminota nariho basohoye indirimbo, indirimbo irasohotse, nyamuneka muze kwipininga kugira ngo tuzayiririmbane n'abantu bazaba barahanga, kuko ngenda yizi narayibonye bayirekodinga. Murakoze cyane. Baraza kubitubwiraho, ariko manager ngira ngo icyo yashakaga gusobanukirwa neza abanyamakuru ni ese bazazana kamera, kuko urabona nk'uko bazifite hari ibibazo bijya mu makonseri ukabona barashaka gustreaminga live igitaramo kiri kuba. Oya ibyo reka ndababwira rwose, kamera murazemerewe, ariko muzaze nk'umunyamakuru nuzuza kugira gufata igitaramo cyose, warabyuma nawe uzaba wangirije igitaramo cyabo, bazafashwa n'abashyira ku platform zabo. Ariko uje ufata nk'igitaramo uko kimeze highlights y'igitaramo nk'umunyamakuru ni byiza, nta tuzabuza kamera ye, naho muzahagarara harateguwe kugira ngo muzabashe kugikurikirana neza. Ariko ntabwo uzaza gufata igitaramo cyose cyo bya Prodinga, ndibaza ko nta support muzaba muhaye musishyizeho, kandi muzi ko nazayishyiraho. Mwebwe muzaje muzi gukora highlights z'ibinyamakuru byanyu nk'uko ubundi bigenda, ariko umva iyo Prodinga igitaramo ko cyagenze kugira ngo mwangiriza abangaba bakoze igitaramo. Murakoze cyane. Izindi big events aba press conference nyuma ya concert, it will be better nabo bakatubwira amarangamutima yabo, ko turabizi ko hazaba ikintu kidasanzwe, nabyo byaba byiza mubiteguye. Murabiteganya?
ntabwo twabiteganyaga ariko ni igitekerezo cyiza baduhaye tugiye gutekerezaho turebe ko niba bizatworohera tuzabikora. Ni byiza. Okay, ubu bibare nk'ibintu bizakunda. Okay, inyemera tubanze twakire, hari ikibazo babajije abashiki bacu bato, wiga medicine abifatanya ate no gukora umuziki mu buryo bwa professionnel? Murakoze cyane, ndakeka atari njye wa mbere nabwo navuga umuhanzi wiga medicine akora n'umuziki, kuko niba tubizi neza na Tom Close yize medicine i Butare. So njye nizera ko ari ibintu ushaka kuba ufite ibintu byinshi, ushaka kuba ufite ibintu bike byo gukora, ariko kuko utazi kwimanaginga n'ubundi byose bigapfa. Rero twe dufite ukuntu tumanaginga, niba ari umuziki, niba ari amasomo, byose bigahura. Kuko nk'ubu wenda ngize mu wa 4, ndacyari muri first class, ni ibintu byo kwishima no gushimira Imana. So I'm proud of myself. Thank you. Akantu gato ngira ngo ngeraho abanyamakuru, njye n'amanagenzi wigaga medicine, sinzi niba mubyibuka Tom Close bamwe mwari batoya cyangwa hari, ariko ndabona abarwari bahari. Kwiga medicine ugakora umuziki, hari umunyapolitiki wigeze kuvuga ngo kubura n'umunyamategeko no kwiyahura, nabo ni ibintu bidasanzwe kubona plus umwana w'umukobwa nk'uyu. Ndagira mushima ikintu kimwe muzakingurira abanyarwanda, kubona aba bana bakora umuziki bakarigana medicine, hari support bayavuye ku babyeyi. Twatangiye umuziki ababyeyi n'abanjye bakavuga bati ukora ibiki, nabwo buri mwana yarigeze kumbwira ngo managinga restaurant, reka sabe papa w'aba bana haguruka. I'm proud of him. Kenshi mutabateye inkunga mubatera inkunga abantu, mugerageze mujye mubyumva, munabyumve niba nabonye yarakoze, niba ari white coat ni najyaga mbona bato babikora, ukavuga ngo uri ku murwayi arizo ukajya ku muziki. Mugerageze abanyamakuru, ndabibasabye, byashimisha mbonye papa wabo nabonye angana nkabo. So muzagereze mubafashe, ndabibasabye kabisa. Nanishimye na Ben nashatse gufata impano nk'izi nshyashya ukazishyira platform, ni ibintu byiza cyane. Big Arena yaraye muri Dove, ubwo bigenda neza. Nta n'impamvu ko tutakora n'ubundi, ariko ntabwo gusa navugaga ko turi barumuna babo turayingayinga. Usanze Big Arena yuzuye nta handi wabona atari Dove. Ariko nanone kandi turashimira Imana ko nk'igihugu dufite this kind of investments n'izitya, natwe kandi turi inyuma y'ubutaka bunini batuma dushobora gukora Big Arena B. Ikibazo nagira ngo mbaze Ben na Chance na Alexis Muyoboke. Ben na Chance, mwatubwiye ko impamvu ebyiri zo gukora iki gitaramo, iya mbere ni ugufasha abaturarwanda kwizihiza Pasika, iya kabiri ni ukwerekana ubushobozi bw'Imana. Ndi umunyamakuru, nshobora kuba mfite izo platform za X na Instagram, mbwiye umuntu ngo uzaze mu gitaramo cya Ben na Chance tuzabonamo ubushobozi bw'Imana, akambwira ngo tuzabona gute, musubize iki? Tuzabona ubuhe buryo mbega ubwo bushobozi bw'Imana buzagaragara muri iki gitaramo cyayo? Alex Muyoboke, uburambe bw'imyaka igera muri 25 mu ruganda rw'ubuhanzi Maximum Respect yosa, navuga ngo mu by'ukuri uri umwe mu bazahirwa ku nkuta z'abanyarwanda muri uru ruganda. Ibyo ntabwo twabijyaho impaka, nta rujijo rubiriho. Ariko se wateguye New Year Groove, uri gutegura Easter Jubilee, gutegura igitaramo cy'umuhanzi wa Sekira, gutegura igitaramo cy'umuhanzi wa gospel, ni ibintu bimeze gute? Ese nkawe wakifuza ubundi kujya utegura ibihe bitaramo, kuko wanatubwiye ko ukunda gospel cyane? Asante sana. Murakoze, nitwa Bob Wariganda Gospel. Ndahera ku kibazo ndi bubaze Papi Clever na Dorcas. Ben na Chance bakoranye indirimbo yitwa Inkuru Nziza na James na Daniela, bakorana Urupfu na René Patrick na Tracy. Ariko ndumva niba narakurikiye neza nta ndirimbo murakorana. Is that true? Yes. Noneho rero namwe mwisanze mugiye gukorana muri concert, byanteye kwibaza impamvu habayemo guhitamo noneho bababwira baje kuba approachinga nta na projet mufitanye, baba mu byo bababwiye muzakorana uretse kuinvita hari collab cyangwa se project mufitanye muri iyi concert. Ikindi ndakibaza Ben na Chance,